Ibihe byiza kuri mwese aho muri hose, ibihe byiza nshuti bene data, noheli nziza n'umwaka mushya muhire, kandi uzababere umwaka uwiteka aziheshereza icyubahiro mu buzima bwanyu. Dukomeje kuba imbere y'uwiteka. Uyu ni umunsi wa 27 w'ibihe byiza byo gusenga. Ni umunsi mukuru wa noheli, ni umunsi uruta iyindi minsi myinshi abantu baba barabayemo, ariko kandi ni umunsi ufite icyo uvuze gikomeye ku buzima bw'umukristo wizera Kristo. Nubwo atari aniveriseri ya Yesu, ariko nanone ni umunsi ukomeye ku muntu wizera Kristo. Nagira ngo rero tuganire ijambo ry'Imana rijyanye n'uyu munsi tubanje gusenga. Mana yacu, habwa icyubahiro kubw'umunsi mwiza waduhaye. Shimwe kubw'ineza yawe n'ubw'urukundo rwawe no kubw'ubuntu bwawe bwinshi. Nyemerera uyu mwanya tugiye gusangira ijambo ryawe, umwanya w'umugisha, kandi umuntu wese akurimo gusobanukirwa iby'ingenzi. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Munyemerere dusangire amagambo y'Imana tugiye gusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 8 umurongo wa 23. Muri Bibiliya zo muri 57 ni ibice 9 umurongo wa mbere. Hanyuma turahita dukomerezaho ibice 9 umurongo wa mbere, dusoreze ku murongo wa 6. Turaza no gusoma mu butumwa bw'isuko bwanditswe na Luka, ibice 2 umurongo wa 8 kugera ku wa 20, ndetse no muri Matayo ibice 2 umurongo wa mbere kugera ku wa 12. Ayo yose ni amagambo atwinjiza mu ntego y'umunsi wa noheli, icyo ubuhanuzi buvuga n'icyo Yesu yagombaga kuza kumara mu isi, ndetse n'icyo n'uko yakiriwe, n'uko abungeri bamwakiriye, ndetse n'uko abanyabwenge bamwakiriye. Ibindi twagiye tubiganira, n'ubu turimo turabisubiramo, ariko noneho kuri uyu munsi ni umwihariko. Niba iyi video ugiye kuyikurikira, ufate umwanya uhagije wo gutekereza cyane ku magambo tugiye kuganira. Imana ibahe umugisha mwese abakomeje kudukurikira no kumva ijambo ry'Imana. Yesaya ibice 8 umurongo wa 23 haranditse ngo: ariko nta bwire buzaba ku wahoze ari umunyamubabaro. Mu gihe cya kera yateye igisuzuguriro igihugu cya Zebuluni n'igihugu cya Nafutali, ariko mu gihe cya nyuma yagiteye icyubahiro ku nzira ikikiye inyanja hakurya ya Yorodani, Galilaya y'abanyamahanga. Ibice 9 umurongo wa mbere. Abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Wagwije ishyanga, wabongereye ibyishimo, bishimira imbere yawe ibyishimo nk'ibyo mu isarura, nk'iby'abantu bishima bagabanya iminyago. Kuko umutwaro bamuhekeshaga n'ingegene bamukubitaga mu bitugu, n'inkoni y'uwamutwazaga igitugu wabivunnye nko kuri wa munsi w'Abamidiyani. Ibyuma abafite intwaro bari bifurebye mu ntambara byose n'imyenda igaraguwe mu maraso bizaba ibyo gutwikwa, bibe nk'inkwi zo mu muriro. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Amen. Hanyuma niba unyumvise, wari ukwiye kuvuga uti amen. Luka, ubutumwa bw'isuko bwanditswe na Luka, ibice 2 umurongo wa 8. Turasoreza ku murongo wa 20. Haranditse ngo: muri icyo gihugu harimo abungeri bararaga ku gikumba bahindana kurinda umukumbi wabo. Nuko marayika w'umwami Imana abahagarara iruhande, ubwiza bw'umwami burabagirana bubagota impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Marayika arababwira ati: mwitinya, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. Kuko uyu munsi umukiza wavukiye mu murwa wa Dawidi uzaba Kristo umwami. Iki ni cyo kiri bubabere ikimenyetso, nuko ni muri busange umwana w'uruhinja yoroshwe imyenda y'impinja, aryamishijwe mu muvure w'inka. Muri ako kanya haboneka ingabo zo mu ijuru nyinshi ziri kumwe na marayika uwo, zisingiza Imana ziti: mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, no mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Abamarayika bamaze gusubira mu ijuru, abungeri baravugana bati: nimuze tujye i Betelehemu turebe ibyabayeyo, iby'umwami Imana itumenyesheje.
bagenda bihuta basanga Mariya na Yosefu n'umwana w'uruhinja aryamishijwe mu muvure w'inka. Babibonye babatekerereza iby'uwo mwana nk'uko babibwiwe. Ababumvise bose batangazwa n'ibyo abungeri bababwiye. Ariko Mariya abika ayo magambo yose mu mutima we, akajya ayatekereza. Maze abungeri basubirayo bahimbaza Imana, bashima Imana ku byo bumvise byose no ku byo babonye nk'uko babibwiwe. Nanone amen. Dusoreze mu butumwa bw'isi bwanditswe na Matayo. Noneho turasoma ibice bibiri, ariko nko duhere ku murongo wa mbere, hanyuma hano ho turasoreza ku murongo wa 12. Haranditse ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bagiye Yerusalemu, barabaza bati, umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. Umwami Herode abyumvise ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose, ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi b'ubwo bwoko, ababaza aho Kristo azavukira hariho. Bati, ni i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya, niko byanditswe n'umuhanuzi ngo, nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, ni ukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli. Nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa, abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri. Abatuma i Betelehemu ati, nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mubimbwire, nanjye njye kumuramya. Bamaze kumva umwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere, irinda igera aho uwo mwana ari, ihagararaho. Babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo, bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode, banyura iyindi nzira basubira iwabo. Imana itugirire neza cyane. Nubwo dusomye amagambo menshi, ariko ntabwo turi buvuge ibintu byinshi kuri aya magambo, kuko hari ubundi twigeze tuyaganira ku babonye videwo zabanje, ariko hari ibintu bitatu by'ingenzi ngira ngo tuganire mu minota mike bijyanye n'uyu munsi mukuru wa Noheli. Mu by'ukuri umunsi mukuru wa Noheli ni umunsi washyizweho n'itorero nyuma yo kubona ko abakristo nabo bakwiye kugira igihe cyo kwibuka Kristo umwami, igihe yavukiye, igihe yazaga mu isi, ariko kandi ukaba ari n'umunsi bari basanzwe bizihizaho ibindi birori by'izindi mana basengaga. Nyuma rero yo gukizwa baravuga ati, hari umunsi mukuru twagiraga tukizihiza izindi mana, ariko uyu munsi dukwiye kuwugira tukizihiza Kristo waje ari umucyo w'isi. Twajyaga twibeshya ko izuba ari ryo mana, tukibeshya ko izuba ari ryo mucyo w'isi, ariko twaje kumenya ko hari undi mucyo w'isi. Bafata icyemezo cyo kujya bagira ibirori kuri uwo munsi. Igihe Kristo yavukiye n'igihe Kristo yazaga mu isi, bya karandiriye cyangwa se ibijyanye n'indangaminsi ntabwo cyari ikintu giteye imbere cyane ku buryo wahamenya ko yavutse ku itariki 25. Icyo tuzi ni uko yaje mu isi yambaye umubiri w'umuntu. Imana yacu tugire neza cyane. Nanone ikindi nari nacyo gitumye ufata uyu mwanya, ni uko Yesaya mu buhanuzi bwe mu myaka irenga 700 yari ishize, yari yarahanuye ubuhanuzi bukomeye buvuga ko mu gihugu cya Nafutali na Zebuluni, ahitwa Galilaya y'abapagani, aho hantu ngo yigeze kuhatera igisuzuguriro. Byari byaragenze biti, Abanyasiriya bari barigeze kuza batera Isirayeli mu majyaruguru barahatsinda. Igice cy'amajyaruguru cyose cya Isirayeli, cya kindi cyatandukanye n'ubwoko bw'Abisirayeli ku ngoma y'umuhungu wa Salomo, noneho barahatsinda n'umurwa wa Samariya, bafata abakobwa baho barabatwara babashyingira Abanyasiriya, bafata abasore b'Abanyasiriya barazana babashyingira abakobwa b'Abanyasamariya, bafata abaturage baho barabimura batwara muri Siriya ni mu bindi bihugu bategekaga icyo gihe, bategekaga n'i Babuloni, bafata Abanyababuloni barabazana bazana i Samariya, bakora imvange y'abantu batari ubwoko bw'Abisirayeli. Ni nacyo cyatumaga Abayuda banena Abanyasamariya. Ngo aho hantu rero hagize igisuzuguriro, ngo ariko ngo hari iminsi ngo hagombaga kugira ngo umucyo, ngo hakagira icyubahiro, ngo nyuma yagiteye icyubahiro
ngo ku nzira ikikiye inyanja hakurya ya Yorodani. Aha rero niho Yesu yaturutse, bakajya bamwita umunyagalilaya, umunyanazareti, ariko mu by'ukuri atariho akomoka. Twarabibonye ko Yesu yahozeho mbere na mbere, ariho kandi azahoraho. Twarabibonye ko Yesu mu by'ukuri atari umwisiraheli, ahubwo Yesu ari Imana. Twabonye ko ari umukiza w'abari mu isi bose, ko yabaye umuntu avukira muri cya gihugu cya Isiraheli mu nda ya Mariya, ariko mu by'ukuri ntabwo ari umuntu. Yabaye umuntu 100%, ariko kandi ari n'Imana 100%. Ntabwo avuka rero, ntagira aniveriseri, yahozeho, ariho kandi azahoraho. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Yabaye umuntu muri kiriya gihe kugira ngo umucyo natwe utumurikire, tumenye Imana, tumenye kugira neza kwayo. Ngo abantu rero bagenderaga mu mwijima mwinshi, aho hantu babonye umucyo mwinshi, ngo abari mu gicucu cy'urupfu bavirwa n'umucyo. Twarabiganiriye birambuye ibijyanye n'umwijima n'igicucu cy'urupfu, ntabwo mbitindaho. N'ubu butware duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, ntabwo mbitindaho, ngo ndatinda kuri ubu buhanuzi. Kuvuga ngo Yesaya yari yarahishuriwe ko Kristo azabaho, ari umutware, ari umwami, ari data wa twese, ari umwami w'amahoro, ari Imana y'igitangaza, igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro, kandi ko azategekera mu bwami bwa Dawidi. Izina ry'Uwiteka nirishimwe, niryongere rihabwe icyubahiro. Aha ngaha niho ibanga ryo gucungurwa ku isi yose guherereye. Mesiya Abisirayeli bari bategereje iki gihe yaraje. Kuvuga ngo ibyo bari bategereje ko bizabaho byarasohoye. Uyu munsi w'ubu dutegereje ko azagaruka. Imana yacu itugirire neza cyane. Kuri uyu munsi mukuru wa Noheli rero, ni ngombwa ko dutekereza duhereye mu buhanuzi ko Kristo yari akwiye kuza, kandi akaza afite akazi ko kwirukana umwijima. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ahageze byagenze bite? Abungeri amaze kuvuka nibo bahishuriwe na marayika, n'abandi bantu bake twabonye barimo Simiyoni, barimo Ana, nibo bahishuriwe na marayika ko umukiza yabavukiye. Bajya kumuramya, bajya kumuhimbaza, ngo bagira umunezero mwinshi, bahimbaza Imana, batangazwa n'ibyo babwiye, batangazwa n'ibyo babonye. Abantu bacishijwe bugufi cyane b'abashumba baba ari bo babona umukiza, bagira ibyishimo byinshi. Mu gihe babonaga iyi nyenyeri, abanyabwenge nabo bari iburasirazuba, nabo bari nako, mu gihe babonaga marayika uyu, abanyabwenge bari iburasirazuba nabo bari babonye inyenyeri. Aha hari mu Bugiriki bwa kera, niho kaminuza ya mbere na mbere yahereye, niho icyitwa ubwenge nimero ya mbere niho cyatangiriye. Aba rero ngo babonye inyenyeri idasanzwe barayikurikira. Ubwenge bwabahesheje kumenya inyenyeri idasanzwe. Aha rero niho ibanga rya Noheli riri. Ni ibyishimo bizaba ku bantu bose, ibyishimo bizaba ku mushumba, ibi byishimo bikaba no ku musipesiyalisite dogiteri, bikaba no ku munyabwenge wavumbuye urukingo rwa COVID-19, cyangwa se uzavumbura n'izindi nkingo zizakingira ibindi byorezo. Ibyishimo uwo munyabwenge ugurukira mu ndege ujya mu cyogajuru azagira, bizaba ari ibyishimo bingana n'iby'umushumba uragiye inka zitarizi. Imana yacu tugire neza cyane. Bivuze ngo hasi cyane mu bukene cyane bahishuriwe Kristo, no hejuru cyane mu bwenge bw'ikirenga bahishurirwa Kristo. Bivuze ngo Yesu ni ibyishimo umunyabwenge cyane n'umuswa cyane basangira. Yesu niwe soko y'ibyishimo umukene cyane n'umukire cyane basangira. Izina ry'Uwiteka nirishimwe, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ndashaka gutangaza yuko Yesu ari we wenyine ushobora guha umuntu ibyishimo atari afite. Zahabu bari bayifite, ndetse n'ibihumura neza bari babifite, bari bafite amavuta, bari bafite iby'igiciro byinshi. Ndashaka kuvuga ko amafaranga bari bayafite, ko hari icyo batari bafite. Ibyishimo bagize babonye iyi nyenyeri bagejeje aho umwami ari, ni ibyishimo zahabu itari yarigeze ibaha. Iki ni cyo kitumenyesha ko abantu bose bakeneye Yesu, ari abanyabwenge cyane, ari abakire cyane, abaperezida bakeneye Kristo, abadepite bakeneye Kristo, abaminisitiri bakeneye Kristo, abacuruzi b'ubucuruzi bwinshi bakeneye Kristo, bakeneye Yesu, kuko ibi byishimo ntabwo babifite. Abashumba bakeneye Kristo, abakene cyane bakeneye Kristo, kuko ibi byishimo ntabyo bafite. Yesu rero niwe byishimo, niwe gakiza, niwe twakira tukagira ibyishimo bimeze nk'ibya bindi twahoze tubona mu buhanuzi, bimeze nk'ibyo mu gihe abantu barimo bagabanya iminyago, cyangwa se ngo
ngo nk'ibyo mu gihe cy'isarura. Haleluya! Ibi byishimo ni ryo banga ry'agakiza. Umukire cyane akizwa kubera inyota ya bino byishimo. Umukene cyane akizwa kubera inyota ya bino byishimo. Ndashaka kukubaza kuri uyu munsi wa Noheli, ibi byishimo by'abantu bababariwe ibicumuro ku bwa Yesu Kristo bakiriye, urabifite cyangwa ntabyo ufite? Uyu munezero mwinshi marayika yabwiye abashumba ngo ndababwira ubutumwa bw'umunezero mwinshi uzaba ku bantu bose. Uyu munezero urawufite? Ndashaka kubaza, ese ko uri umukene cyane cyangwa se ko uri umukire cyane, ibi byishimo urabifite? Wenda uri no hagati na hagati, ariko si ibi byishimo urabifite? We Yesu aho aba, ibi byishimo urabigira. Imana iha umugisha abantu mwese mwakiriye Kristo Yesu. Ibi byishimo ndimo kuvuga murabizi. Ni ibyishimo umuntu agira yaburaye, ni ibyishimo umuntu agira adafite imyambaro, ni ibyishimo umuntu agira bidashingiye ku byo atunze, kandi ni ibyishimo umuntu agira mu gihe yaminuje, ari umunyabwenge burengeranye. Ibi byishimo arabigira. Izina ry'Uwiteka nishimwe. Imana ibahe umugisha mwese abakunze kudukurikira, abatwumva, abadukurikira mu buryo bwose. Imana ibahe umugisha mwinshi. Turabifuriza ibyishimo byinshi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022. Imana ibahe ibyishimo byinshi. Kuri uyu munsi nta cyifuzo turi busengere, ahubwo turi bushimira Imana isumba byose iri mu ijuru. Turimo turinjira mu cyumweru cyo gushima Imana. Kwinjira mu cyumweru cyo gushimira Imana ibyo yakoze, gushimira Imana ibyo yakoze byose. Ibyumweru bibiri bishize twasengeye umwaka w'ibihumbi 2022. Iki cyumweru turimo twinjira mu guhera kuri uyu munsi mukuru ni igihe cyo gushimira Imana ibintu yakoze. Tutaratangira gusengera ibindi, tutaratangira gusengera indi myambaro. Imana ishimwe ko kubw'iyo twambaye. Tutaratangira gusengera amazu yo kubamo, mbese tutarakomeza kuvuga ibyifuzo, tudubikanye ibyifuzo n'iki, reka tubanze dushimire Imana ibimaze gukoreka. Izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Uyu ni umunsi wo gushima Imana. Reka dusenge dushimira Imana. Gerageza nawe utekereze ibintu bike cyane Imana yarabakoze, ushimire Imana, hanyuma ubwire Imana ati Imana ndagushimira yuko wahabaye. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Mwami Imana Data wa twese uhoraho, ushimwe kubw'ubuntu bwawe. Uyu ni umunsi wo kugushima kuko warahabaye. Igihe twari dushonje warahabaye, igihe twari twambaye ubusa warahabaye, igihe twari tunaniwe watwongereye imbaraga, igihe twari twihebye waraduhumurije, igihe twari dufite ideni waratwishyuriye, igihe twari turwaye waradukijije, igihe twari turwaje warahabaye Mana, igihe twari dukeneye ubutabazi bwarabonetse. Iyi munsi dufite ibyifuzo twabaye dufashije ku ruhande, tutakomeza kuvuga buri munsi tudafashe umwanya nibura muto ngo tugushimire. Muri iyi minsi dufite yo gusenga, utwemerere n'iyi uyakiremo amashimwe yacu, tuzagushimira uko bukeye n'uko bwije tuvuga ngo urera, urera, urera. Warakoze kuza mu isi, warakoze kuducungura, warakoze kuduha ubugingo. Icyubahiro cyose kibi cyawe none ukageza iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Bari baho umugisha mwinshi cyane. Reba akantu nubwo kaba gato, nubwo yaba ari uguhumeka gusa, ushimira Imana ko yakurinze. Icyubahiro kibi cy'Imana. Bari kumwe na Evangeliste Kabenga. Nimero watubonaho ni 0788455184. Iri kuri WhatsApp. Ushobora no kujoininga isaha imwe yo gusenga. Ni groupe dusengana n'abantu b'Imana, tugasenga buri munsi budasiba, twinginga Imana amanywa nijoro, twiringiye ko izaturengera vuba. Intego y'amasengesho yacu muri Luka igice cya 18 umurongo wa 1 kugera ku wa 8 iravuga ngo dusoze umwaka dusenga, dutangire undi dusenga tudacogora, dusenga tutarambirwa. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Imana ibahe umugisha mwese badukurikiye, bigufashije kumva bikuryoheye, bigeze no ku bandi, sharinga ku bandi, duhe comments cyangwa se subscribe. Indi video izajya uyibone, s'abonner mu gifaransa, byose birakunda. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Turabashimira mwese abajya batwereka ko turi kumwe, abadukurikira. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.